twongeye kubasuhuza nshuti za Shishoza TV1. Uyu munsi muri make tugiye kubagezaho ukuntu wazamura YouTube channel ukabona views mu buryo bwihuse, ukabona watch hours mu buryo bwihuse, ukabona subscribers mu buryo bwihuse. Nababwiye ko nanjye mu minsi nari maze nagize amahirwe muri iyi minsi yo guhura n'umuntu umukozi imbere wa YouTube, turaganira ibyo yambwiye byose nabikozemo igitabo, niyo mpamvu nzagenda mbavunguriraho kababwira amakuru nakuye muri icyo gitabo byose 100% kabibagezaho. Nta rindi banga rero buriya kugira ngo uzamure views, kugira ngo uzamure ibyo byose hari ibyo ugomba kumenya. Ariko reka mbanze nkwibarize gatoya. Ese wigeze ushyira video ku YouTube ugategereza views, ugategereza subscribers na comment, hanyuma nyuma y'iminsi 3 ugasanga nta views, ugasanga nta muntu numwe wigeze ureba iyo video? None se wamenye impamvu byibuze yaba yarabiteye? Video ugasanga ni nziza, ifite content iryoshye, ibintu byose bimeze neza, ariko ugasanga views ni 0. Wamenye impamvu? Ukabona urakora ukoresha imbaraga nyinshi. Hari abantu nzi bahagaritse YouTube. Waba warahagaze waramenye impamvu yatumye video zawe zitarebwa kandi z'abandi zirebwa? Reka nkubwire ukuri rwose impamvu nyakuri. Hari igihuba waribagiwe akantu, hari igihuba waribagiwe akantu wita gatoya, ariko ako wita gatoya kakakubyara amazi nk'ibisusa. Ako wita gatoya kagatuma ufunga business, kagatuma ufunga business yari kuzaguteza imbere kubera kutamenya. Uyu mwanya rero ngiye kubasobanura ngo ikintu ushobora kudashyira muri YouTube guhera muri setting ya YouTube channel. Ubundi urimo gusettinga YouTube channel kugira ngo ibe imeze neza, ugomba gushyiramo tag. Ndaje basobanura ngo tag ni iki. Wamara gushyira muri setting za YouTube studio ugashyiramo tag z'ibyo uzavugaho, no kuri buri video ugashyiraho tag ya buri video. Habamo tag z'ubwoko bubiri ndaza kubagezaho, ariko by'umwihariko muri iyi minsi turarebera hamwe akamaro ka tag za YouTube. Turareba impamvu ari tag za YouTube ari ingenzi cyane, tureba impamvu bamwe birengagiza kuzuzuzamo, n'icyo wahita ukora guhera uyu munsi ukimara gukurikira iri somo. Niba ushaka ko video zawe zidakomeza kuba nk'ibanga ryo mu buriri, niba ushaka ko video zawe zidakomeza kuba nk'ibanga rya leta, iryo ribanga ritajya hagaragara, iyi video ni yawe. Niba ushaka gufungura YouTube channel, iyi video ni yawe. Niba ushaka kuzamura channel yari yarasinziriye, iyi video ni yawe. Ukande like, ukore share, ukore subscribe kugira ngo tugende akantu ku kandi, ingingo ku yindi bizagufashe kuzamura channel yawe. Ndatangira ngira nti tag ni iki. Wowe iyo ubyumvishe wumva ngo tag ni iki? Gutaginga. Tag ni amagambo cyangwa interuro ushyira habugenewe muri YouTube studio. Ayo magambo agasobanura neza icyo video yawe igamije, icyo video yawe itangaho ubutumwa. Mu by'ukuri ni nk'uko washyira address ku ibaruwa unyujije mu ipost. Tag cyangwa video idafite tag ni nk'uko wakohereza ibaruwa idafite amazina. Ibyo ngibyo ugomba kubyumva neza. Tag nizo zibwira YouTube ziti hey, iyi video iravuga kuri business mu Rwanda, cyangwa se iyi video iravuga urwenya, iravuga umuziki n'ibindi. Ni nk'ikarita y'inzira. Iyo udashyizeho ikarita, iyo udatanze inzira, iyo udatanze icyerekezo ngo ubwire YouTube uyihe aho izageza video yawe, na tag ntabwo igerayo. Muri make akamaro ka tag rero ni akahe? Zifasha YouTube kumenya neza content yawe, byumvikane neza. Ariko mbere yo gusobanura akamaro ka tag, nabanza nkabibutsa ko tugira ubwoko bubiri bwa tag. Hari tag za YouTube nyirizina ziba muri YouTube studio, ahantu hasi handitse ngo tag. Hakaba na tag ziba zifatanye na description, zimwe zigira urwego, izo hazamo akanyuranyo ngo hashtag. Description ibigomba kugira hashtag. Hashtag nayo nzabibabwira neza uburyo ziba zigomba kuba ziteguye neza. Ibi byose ni nko guha inzira, ni nko guha address urwandiko rwawe kugira ngo YouTube ibashe kurugeza aho igomba kurugeza. Ibi byose iyo utabikoze rero ni hahandi uzakora video
ugategereza ko igera ku bireba, ariko mu by'ukuri wajya kubona ukabona video yawe ntigera kure. Ibi rero nyuma y'iri somo nizere ko uri bugire ibyo ikosora. Tag ifasha algoritme ya YouTube nk'ibimenyetso. Iyo ushyizeho tag nziza ihuza video yawe n'abayishaka, algoritme yerekana muri suggested video hari ukuntu ujya kuri YouTube ukajya kubona ukabona urangije kureba video imwe bagahita baguha indi video utaza hwiturutse bakandika ngo suggested video. Iriya ntago biba bipfuye kwizana, uriya muntu ikibikwereka aba yakoze video ye neza. Iyo uyirebye ugasanga uyishaka kubera ko bayikweretse ukandaho, iyo uyirebye ugasanga ntuyishaka ntukandaho. Niyo mpamvu iriya video iyo ifite title igukurura, iyo ifite content igukurura, iyo ifite thumbnail igukurura, ibyo byose uhita ukandaho. Ibyo byose niyo mpamvu content uyimenya nyuma, ariko ibyo biba byagukuriye. Niyo mpamvu mbere na mbere ibi ngibi ugomba kubikora neza. Ibyo mvuze title, thumbnail, description, ayo matag yose uha YouTube ni inzira bituma video yawe yihuta ikagera ku bantu benshi. Ni ukuvuga ngo ikindi iyo ihaye izo za tag zose igaragara mu bushakashatsi. Niba wanditse uti ngiye kwiga igifaransa, ya video ifite ya tag yitwa kwiga igifaransa zose zitondekana hasi ku murongo. Mwabibonye kenshi, hari igihe ujya kuri YouTube ukandika icyo ushaka kuri YouTube, wajya kubona ukabona baguhaye video nyinshi. Ziriya video impamvu zije, uriya umuntu wazikoze aba yarazihaye ayo matage ameze nk'iyo search wakoze, ntago biza kumpanuka. Noneho n'ubutaha wazakanda kuri YouTube ukajya kubona barakwereka n'izindi video zimeze nka video ubushize warebye. Ibyo nibyo bita algoritme ya YouTube. Ni imikorere ya YouTube yo kwamamariza aba YouTubers bitewe n'uburyo bayihaye adresse zuzuye, bafashe video bakoze bakaziha adresse zuzuye, arizo tuvuze ngo ni tag. Nari nyisobanura umumaro wa tag. Tag kandi zifasha video kubona amahirwe, zifasha video nshya washyizeho kubona amahirwe yo kugera ku bantu benshi. Video igera kuri benshi kubera wayeritse inzira. Niba wanditse uti business Rwanda cyangwa se uti uko watangira business, entrepreneur Kinyarwanda, YouTube izahuza video yawe n'abantu bashaka ayo magambo. Niba muri search umuntu yanditse ayo magambo izahita ibihuza. Ikindi cya gatatu, zikurinda kwitiranywa. Reka tuvuge wakoze video ivuga ku buhinzi bw'ibihumyo, ariko kandi hari undi wakoze video ivuga ku buhinzi bw'inyanya, bw'imyumbati se n'ibindi. Mwembi mwavuze ku buhinzi, ariko YouTube ikeneye kumenya ni ubuhinzi bw'iki. Iyo udashyizeho tag zisobanutse, video yawe ishobora kujya ahatariho, ntago igera kubo igenewe. YouTube ntago izabirota, niyo mpamvu ugomba kuyiha inzira. Kuki bamwe birengagiza tag za YouTube, kuki batazishyiraho uko bikwiye? Bibeshya ko zidafite agaciro, bibeshya ko zidafite akamaro. Hari abavuga bati title na thumbnail birahagije. Yego ni ingenzi, ariko tag ni nk'umunyu mu isosi. Ushobora kurya isosi itagira umunyu, ariko mu by'ukuri ntibiryoshye, uzabirya wumva bitaryoshye. N'ibindi rero ishobora kugenda, ariko ntago izagera ku bantu bose uko yagombaga kugera kure. Hari abagira ubunebwe, hari uwandika tag imwe gusa akandika ati business akarekeraho. Business iki? Hehe? Gute? Ryari? Urumva mu by'ukuri ntago wasobanuye business yawe. Ariko niba wandika uti business za YouTube, business mu Rwanda, business ukayorienta neza. Donc ni ukuvuga ngo ikeneye orientation. Kutamenya uko zishyirwaho neza. Hari abantu benshi baba batazi ngo ndazishyiraho gute, batazi ngo harajyamo akitso, batazi gutandukanya hashtag, batazi gutandukanya na tags za YouTube. Hashtag ni habanzaho n'ubundi ako kantu kameze nka hash cyangwa kameze nk'urwego, izo ni tag za description. Nta nubwo ziba zigomba kuba nyinshi cyane, kuko buriya 3 nizo zibanza kugaragara hejuru. Ushatse wagira muri 5, 3 byibuze kuri utarenze 8. No muri tag za YouTube nazo nta hashtag ijyamo, ahubwo icy'ingenzi nuko wandika ayo keyword agendanye na business yawe cyangwa agendanye na YouTube channel yawe. Nyuma ya buri tag ugashyiramo akitso. Nta bindi rwose. Ayo matag nta nubwo views bayabona. Ayo matag agira umumaro kuri
YouTube yonyine. Abantu badakora YouTube ntabwo ibi bari bubimenye, ariko igihe uzatekereza gusetinga YouTube channel yawe ibuzaba ubizi, bizatuma ugira imikorere myiza. Kutamenya ko zishyirwaho neza rero, hari abuzuza amagambo atajyanye na video yabo. Ibyo ni nko gucuruza amata ukayacururiza handitse ngo boucherie, ahacururizwa inyama, cyangwa ugacuruza restaurant ukayacururiza handitse kenkayeri. Nuvuga ngo niba washyizeho tag kugira ngo wishimishe gusa zitajyanye n'ibiri muri video yawe, aho rwose wabeshye. Abantu bakeneye amata, niba uvuze uti nanditseho nabyanditse kuri kenkayori, ntabwo uzajya kunywa amata ngo winjire ahantu hari mu kenkayori. Wabwirwa n'iki ko harimo amata? N'ibindi nuko ni kimwe. Uko ukwiriye gukoresha tag rero, tangira kuri keyword nyamukuru. Keyword nababwiye ko ari amagambo abantu baba bashaka kuri YouTube, niyo bita keyword. Urahera rero kuri keyword nyamukuru. Niba video yawe ivuga kuri uko watangira YouTube channel, tag ya mbere ugomba kuba ifitanye isano n'aya magambo, ukagira uti uko watangira YouTube channel. Urumva iyo ni tag ya mbere. Uko wazamura views kuri YouTube channel. Amagambo yose afitanye isano niyo title yawe, niyo ugomba gushyira muri tag. Ugomba gushyiramo izifitanye isano na title. YouTube Creator Rwanda. Uko wazamura subscribers. YouTube Tips Kinyarwanda. Ukibuka ko nyuma ya buri tag hajyaho akitso, ni itegeko. Iyo udashyizeho akitso ntago bikunda. Ukoresha amagambo abantu bashaka. Ibyo abantu bashaka muri search nibyo ushyira muri tag. Nabivuze nti nibo abantu bawenda bakunda gushaka uti kwiga guteka inyama, kwiga guteka tofu, guteka tofu, urumva ni keyword ukabishyiramo. N'ibindi uko wahinga ibihumyo, guhinga ibihumyo ni keyword. Ngira ngo birumvikana neza. Ntukoresha amagambo atandukanye n'ibiri muri video. Ibi byo nabivuze. Niba video yawe itavuga ku mikino, wishyira muri tag ngo imikino. Ukuri kuri tag sizo zonyine zizana views, ariko ni igice cy'ingenzi cyane. Iyo zihuye na title nziza, thumbnail ikurura cyangwa irangaza audience. Buriya nababwiye ko niba ugiye gukora kuri YouTube, gerageza urangaze audience, gerageza urangaze abagukurikira. Description kandi yuzuye kandi isobanutse, content ifite agaciro. Ibi byose bikora nk'ikipe imwe, biruzuzanya, ntabwo bisigana. Abantu benshi muri description usanga badashyiramo hashtag. Abantu benshi muri title usanga badashyiramo emoji. Emoji zimara iki? Nabyo nzabibabwira muri video yacu y'ubutaha. Abantu emoji ni twatuntu ugashyiramo ngo hahiye, ugashyiramo ngo ari utuntu twinshi, 100% ugashyiramo agakaramu. Turiya twa emoji ntago abantu badushyiramo ku busa. Abantu benshi baza amabanga yabyo barabibahishe. Ujya kubona video imwe iragafite, iyindi ntigafite. Uwagashyize maze impamvu ntago yabibwiye mugenzi we, impamvu yashyizemo emoji. Ntago byaje ku busa. Nzabibabwira mu mavideo yacu y'ubutaha, ariko ibyo byose nta na kimwe nzabahisha. Mu by'ukuri niba utajyaga wita kuri iki gice cy'ingenzi, uyu munsi ntuzongere kubikora. Ntukongere kohereza video imeze nk'umuntu ugiye ku rugamba atagira inkweto. Ntuzongere kohereza video imeze nk'umusirikare ugiye ku rugamba adafite imbunda. Ntuzongere kohereza video imeze nk'umuhinzi ugiye mu murima adafite isuka. Rwose nshuti yanjye, ibi nizere ko niba wabikoraga urabikosora. YouTube nta kizagufasha niba nawe ntacyo wifashije. Buriya ngo n'Imana ifasha wifashije. Andika muri comment uti rwose guhera uyu munsi ngiye kujya nuzuza tags ngiye kujya nuzuza tag neza, ngiye kujya nuzuza buri kimwe cyose uko bikwiye. Niba iyi video igufashije, like, subscribe. Reka twubake business ya YouTube ikomeye kurusha uko twabitekerezaga. Reka dukora ibintu mu buryo buri professional, duhere ku bikoresho dufite, tuzamuke buke buke. Nababwiye ko umukire wese yigeze kuba umuntu usanzwe. Uyu munsi uri umuntu usanzwe, ariko niwe mukire wese. Mwakoze cyane kudukurikira rero, naho ubutaha.